بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bishakare kuri Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi yaduha no gusobanukirwa idini nk'uko abeza batubanjirije as-salafu salih bayisobanukiwe, yaba ari mu myemerere ndetse no gushyira mu bikorwa ubumenyi barangije kumenya no gusobanukirwa. Bavandimwe, dukomeje igitabo cyacu Kitabu Tawhid, igitabo cyanditswe n'umumenyi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ubushize twari twatangiye babu al-khawfi min ash-shirki, umuryango uvuga gutinya ibangikanyamana. Turangije dusoma aya ya mbere, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ila akhir al-aya. Turangije tuza kuri aya kabiri, wajanubni wa baniya an na'budu al-asnam. Turangije twese tuza kuri wa fil hadithi, no muri hadithi intumwa y'Imana ivuga iti akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Intumwa y'Imana igaragaza ko ikintu yatinyiraga umma ye gikomeye cyane ni ibangikanyamana ritoya. Fasuila anhu, intumwa y'Imana irangije ibazwa ku ibangikanyamana ritoya ngo ni irihe? Faqala ar-riya'u, intumwa y'Imana ituvuga ngo ni ugukorera ijisho. Ndumva ngaha inshallah ariho twasoreje. Bavandimwe, tukiri ahangaha turi kurebera hamwe ubuhambare n'agaciro ko kugira tawhid no kugira ikhlas, gukora ibikorwa kubera Allah ugambiriye kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha turakuramo isomo rikomeye cyane. Bavandimwe, iyo tugeze ku kintu cya riya, gukorera ijisho, ni ikintu gihambaye cyane kandi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuzeho kenshi cyane. Niyo mpamvu intumwa y'Imana yaratubwiye muri hadith ngo yaqulu Allahu yawm al-qiyamah, ngo Allah azavuga ku munsi w'imperuka. Nimba wandika ino hadith ntabwo iri mu gitabo ariko yandika, Allah azavuga ku munsi w'imperuka, idha jaza an-nasa bi a'malihim, ubwo azaba agiye guhembera abantu ibikorwa byabo. Allah azavuga ku munsi w'imperuka ubwo azaba agiye guhembera abantu ibikorwa byabo. Allah azavuga ku munsi w'imperuka ubwo azaba agiye guhembera abantu ibikorwa byabo. Azavuga ati idhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya, ngo nimujye kuri ba bandi mwajyaga mwereka ibikorwa byanyu ku isi. Nimujye kuri ba bandi mwajyaga mwereka ibikorwa byanyu ku isi. Fanzuru, nimurangiza murebe, hal tajiduna indahum jazaa, nimurangiza murebe ko muri buze kubonayo cyangwa muri buze gusangayo igihembo. Yani ibingibi biri mu buhambare n'ububi bwo gukorera ijisho no kugira riya, gukora ibikorwa utabikoze kubera Allah ahubwo ubikoze kubera ibindi. Abandimwe, ahangaha turakuramo isomo rikomeye cyane, turakuramo isomo rikomeye cyane ryo gukora ibintu kubera Allah subhanahu wa ta'ala no kwirinda kuba twakorera ijisho muri ibada zacu. Ino hadithi tuyisubiremo bwa nyuma. Allah azavuga ku munsi w'imperuka ubwo azaba agiye guhemba abantu ku bikorwa byabo bakoze. Azavuga ati nimugende kuri ba bandi mwajyaga mukora ibikorwa kubera bo, mwajyaga mukora ibikorwa ku isi kubera bo, nimurangiza murebe ko mubasanganaho iki bihembo, kuko urumva bakoze ibikorwa kugira ngo bababone cyangwa se babumve, nimugende babaye ibihembo. Ariko uyu munsi nta cyiza muri buze kujya gute kubona. Bavandimwe, twongere twandike ifayida kuri ino hadithi munsi.
aya yo muri suratu Zumar aya 47 Allah aravuga ati wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah aravuga muri aya ngo kandi bazagaragarizwa na Allah ibyo batakekaga. Iyi aya ni aya 47 muri suratu Zumar, ngo kandi bazagaragarizwa na Allah, yani ku munsi w'imperuka, ibyo batakekaga. Iyi aya mu gitabo cya tafsir ya Imam al-Qurtubi, qala Sufyan ath-Thawri, uwo bita Sufyan ath-Thawri rahimahullah yasobanuye aya aravuga ati iyi aya yari igamije abantu bakoreraga ijisho. Iyi aya yari igamije abantu bakoreraga ijisho hehe ku isi. Iyi aya yamanutse ku bantu bakoreraga ijisho ku isi, yani yari kuvuga ngo wayrul li ahli riya. Rero ibihano bikomeye biri ku bantu bakoreraga ijisho, kandi iyi aya yamanutse kubera bo ndetse nawe yari igambiriye. Bavandimwe, ahangaha turakuramo isomo ryo kwibombarika muri ibada zacu ndetse no kwirinda kuba twakora ibikorwa tubikorera undi utari Allah. Twongere twandike ifaida n'inyungu munsi y'iyi hadithi turi kureba ivuga yuko ikinwe Imana dutinyiraga ni ibangikanyamana ritoya. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, umumenyi bita Ibn al-Qayyim Allah amugirire impuhwe yaravuze ati, uyu ngo Ibn al-Qayyim yari umunyeshuri w'umumenyi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn al-Qayyim aratubwira ngo idha lam tukhlis fala tat'ab, ngo niba utereza Allah ibikorwa byawe ntukajye uruha uri gukora ibikorwa. Ibn al-Qayyim aravuga ngo niba utereza Allah ibikorwa byawe ntukajye uruha uri gukora ibikorwa. Impamvu yavuze iyi mvugo ni uko igikorwa cyose wakora utari kugikora kubera Allah, uri kugikora kugira ngo bawukorere madhe, bagutake, bavuge ko uri umuntu ukora ibada, bavuge ko uri umuntu mwiza, bavandimwe ibi ngibi byose ku munsi w'imperuka ntacyo uzasanga uretse igihombo. Niyo mpamvu Ibn al-Qayyim yavuze ngo niba utereza Allah ibikorwa byawe ntukirushye, ntukaruhe kubera ko uri gukorera ubusa. Umwe mu bashekhe bita Sheikh Salih al-Hudayfi yari umwe mu bashekhe bigishaga umusigiti w'Imana sallallahu alaihi wasallam, yari umushehe wa sunna kandi w'umusalafi. Yigize kwigisha aravuga ngo bamwe mu bamenyi bavuze yuko umuntu ukora riya, gukorera ijisho, fahuwa jahil, ni injiji. Kubera iki? Kubera ko ari gukora ibikorwa kugira ngo abantu bamurebe, kandi ku munsi w'imperuka ntacyo bazamumarira. Ni ubuhe bujiji burenze kino kintu? Kuba wari gukora ibada ikwiye gukorerwa Allah, wowe ukayikora kugira ngo abantu bakurebe bagushime, birangire ku munsi w'imperuka bizakujyana mu jahannama wal iyadhu billah. Allah awuturinde. Bavandimwe, icyo tugomba kureba, tugomba kwirinda arriya, gukorera ijisho no kwirinda icyo ari cyo cyose cyatujyana mu gihombo byo kuba twakorera ibikorwa tubikorera undi utari Allah. Bavandimwe, twongere twandike ifaida niyo twasoreza kuri hadithi. Icyambere nuko twunguka nanone munsi y'ano hantu twandike inyungu zikurikira. Ahantu tugiye kwandika twandike ngo ibice by'abantu mu gukorera ijisho. Igice cya mbere, abamenyi baravuze ngo iyo umuntu atangiye ibada yagera hagati akaza kwinjirwamo no gukorera ijisho, twatangiye tuvuga ngo iyo umuntu atangiye ibada yagera hagati muri iyo ibada akinjirwamo no gukorera ijisho muri iyo ibada ari gukora, agakomeza iyo ibada ye yinjiwemo no gukorera ijisho, agakomeza iyo ibada ye hinjiyemo gukorera ijisho kugeza asoje iyo ibada agifite umugambi wo gukorera ijisho.
urumva ngaho umugaragu yatangiye ibada kubera Allah, ari kwikora kubera Allah, agezemo hagati aza kwinjirwa na shayitani cyangwa se yumva ashaka gukorera ijisho, arangije agatangira gukora ibada kugira ngo bamubone, tayari agakomeza ibada kugeza irangiye. Imvugo iri hejuru y'abamenyi bavuga yuko ino ibada ntago yakirwa, iba imfabusa, iba ibaye imfabusa. Ndasubiramo, icya mbere ibice by'abantu mu gukorera ijisho. Igice cya mbere ni umuntu gutangira ibada ari kuyikora kubera Allah, byagera hagati akinjirwamo no gukorera ijisho, agakomeza iyi ibada ari gukorera ijisho kugeza arangije ino ibada. Uyu nguyu ino ibada ye ku mvugo iri hejuru y'abamenyi, ino ibada ye iba ibaye imfabusa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero dushobora gutanga ni nk'umuntu kuba yaba ari gusari, hakinjira nk'abantu ahantu ari gusarira akaba yagira rukuye ndende cyangwa se sijida yakayigira ndende mu buryo bwo kwereka abantu ko ari umuntu mashallah mu iswala ye azi gukora ibada neza, cyangwa se akaba yasoma kugira ngo abantu bumve ko mashallah azi gusoma neza. Ariko reka dufate urugero ku iswala, umuntu agatangira iswala ari gusari kubera Allah, yageramo hagati kubera abantu injiye mu musigiti agakomeza gukora ibada, agahindura niya kugira ngo abantu bamubone ko mashallah azi gusari neza, akahita yindura umugambi we kugeza ibada irangiye, agifite umugambi wo gukora kugira ngo amurebe, asari kugira ngo amurebe, ino ibada ye ntabwo yakirwa, iba imfabusa. Igice cya kabiri ni umuntu gutangira ibada afite ikhlas, ari gukora ibada kubera Allah. Ni umuntu gutangira ibada ari kuyikora kubera Allah, yagera hagati akaza kwinjirwamo nanone no gukorera ijisho. Ni umuntu gutangira ibada ari kuyikora kubera Allah, yageramo hagati akaza kwinjirwamo no gukorera ijisho, nyuma akaza kongera kwigarura akareka gukorera ijisho agakomeza gukora ibada kubera Allah. Urugero ni ukuvuga ngo umuntu yatangiye gukora ibada kubera Allah, agezemo hagati yinjirwamo no gukorera ijisho, akiri nanone hagati ahita yongera yisubira, wenda ariveba sindi gukora ibada kubera abantu hoya, akongera agakora ibada kubera Allah. Urumva ngari mu bice bitatu. Umuntu yatangiye gukora ibada kubera Allah, agezemo hagati aza kwinjirwamo na riya no gukorera ijisho, nanone aza kwiveba bitewe n'uko azi ko riya gukora ibikorwa kubera abantu ari umwanda, ahita yisubiraho akomeza gukora igikorwa kubera Allah kugeza asoje ino ibada. Abamenyi baravuga ngo fa inna hadha la yadurru amalahu, ibi ngibi ntacyo byangiza ku gikorwa cye. Bal qala al ulama, ahubwo abamenyi baravuze ngo innahu yujar ala taubatihi, ahubwo arabihemberwa kubera kwicuza ko yagize ari mu iswala cyangwa se ari muri ibada runaka. Uyu nguyu arabihemberwa. Twatangiye kuvuga ngo icya kabiri ni umuntu gutangira ibada kubera Allah, yagera hagati akaza kwinjirwamo no gukorera ijisho, akongera akisubiraho kuko azi ko riya ari umwanda, akongera agakora ibada kubera Allah kugeza ibada irangiye. Iyi ngiyi niyo mvuze ngo abamenyi bavuze yuko uyu nguyu ibi ngibi ntacyo byangiza kuri ibada ye, ahubwo arabihemberwa bitewe n'ukwicuza yagize akiri muri ibada. Nk'uko umuntu yatangira gusari kubera Allah, yabona abantu binjiye mu misigiti agahindura niya, wenda akaba yasari kagira nka ruku ndende cyangwa se akamera nk'aho ashaka kwiyombarika mu iswala, kumbi kugira ngo bamubone, nyuma akahita yiveye bakabona ko gukora ijisho n'ubundi nta fayida, agahita yongera akisubira agakora igikorwa kubera Allah. Uyu nguyu niho mvuze ngo uriya arahemberwa, iyo akoze ibada akayisoza kubera Allah. Uyu nguyu kumvuga abamenyi bavuga yuko la yadur, ntacyo byangiza ku gikorwa cye, ahubwo arabihemberwa. Igice cya gatatu ni ibada itandukanye, twandike ni ibada itandukanye.
inshallah ubundi mane kwisobanura. Ni ibada itandukanye, ni ibada itandukanye. Iki bino bibiri twarangije kubona, twatanze urugero ku isala kuko ni igikorwa kigize gute, kiri mutasili, gifatanye. Ariko iki ngiki cya gatatu cyo ni ibada itandukanye, nko kuba umuntu yaza agatanga sadaka ku gice kimwe, wenda ku muntu umwe agambiriye kwishimirwa na Allah. Ni nk'umuntu kuba yaza agatanga sadaka ku muntu agambiriye kwishimirwa na Allah, yajya ku wundi muntu agatanga sadaka kugira ngo abantu bari kumwe nawe babone ko ari umuntu umugira neza, babone ko ari umuntu mwiza mashallah. Urumva sadaka ya mbere yayitanze kubera Allah, iyi ngiyi arayihemberwa, ariko iya kabiri yatanze kugira ngo bamushime abo bari kumwe nawe, babone ko ari umuntu mwiza utanga. Iyi ngiyi nayo ntabwo yakirwa kwa Allah, iba imfabusa. Sinzi bakiri kumvikana. Ibada ya mbere twarangije kuvuga y'iswala irafatanye. Ibada ya kabiri turangije kubona muri kino cya gatatu ni ibada iri mu fasili, itandukanye. Umuntu ashobora gutanga ahangaha sadaka akaba atanze kubera Allah, yagera hariya bitewe n'abantu bahari agatanga kugira ngo banamubone. Uyu nguyu bigenze gutya, sadaka yatanze bwa mbere irakirwa kwa Allah, ariko iya kabiri yatanze kugira ngo banamubone ko ari umuntu mashallah mwiza, ari umuntu utanga cyane, iyi ngiyi ntabwo yakirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndumva iki ngiki wenda kiri kumvikana. Tukazakomeza igitabo cyacu ejo ku munsi wa gatatu insha Allah ta'ala, Allah dutera inkunga. Bavandimwe, ahangaha turacyakuramo isomo ryo gukora ibikorwa kubera Allah kandi tugambiriye kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nimba ushaka kugira ngo ukore ibikorwa kubera Allah utitaye ku kindi, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, Hasan al-Basri yaravuze ngo aslu riya, inkomoko yo gukorera ijisho ni hubbul mahmada. Ni hubbul mahmada, ni umuntu gukunda kugira gute, yani gushimwa. Uko kantu kose ukoze urashaka bagushime. Umuntu ufite uyu muco lazima birangira aguye muri riya, birangira aguye mu gukorera ijisho. Ikintu cyose ukoze ukaba wifuza ko abantu bagushima cyangwa se bagutaka, ibi ngibi byose ni umuco udakwiye umuyisilamu, kandi ni umuco udakwiye umwemeramana, by'umwihariko uri kwiga manhaj salaf, uri kwiga inzira y'abeza batubanjirije. Reka dusoreze ahangaha inshallah, tuzakomeza ejo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.